Shalom shalom shama kuva Imana shama bene data twongeye kuza imbere y'Imana muri kano kanya tugushimira urwanyu bazi gushima ukuntu ikomeje tugira neza Yesu ashimwe cyane gushima ukuntu Imana yacu itwitayeho twongeye gushima ko twongera ku munsi w'icyumweru Tariki 8 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 no munsi mwiza umunsi w'igikundiro no munsi kwanye itariki y'abamama mu rwego rw'isi muso abo bita Mother's Day mu Cyongereza kuko munsi tugiye kuganira ku bamama Imana ihabwa icyubahiro kuko muzi ko mu mbero yacu tubayeho kubera abamama amen abamama batwibarutse cyangwa se abamama batubyaye bakaturera amezi 9 mu nda zabo no munsi Tariki 8 rwose uhuye no munsi w'abamama niyo mpamvu no munsi dufite isengesho litubwira ko tugomba kujyana n'uwo munsi niyo mpamvu n'amagambo tugiye kureba no munsi ajyanye n'uwo munsi turavuga ku bantu b'abamama kuko n'abantu bagaciro mu buzima bwacu n'abantu badufitiye agaciro gakomeye kuko n'ijambo ry'Imana birabivuga iyo turimo twiga amen haleluya Yesu ahabwe icyubahiro nubwo asanzwe gisanganywe ariko abana tumatufati Kristo Yesu ahabwe icyubahiro ibihe byose amina uno munsi rero kuko tugiye kuganira ku bamama ntabwo tuvuga ibintu byinshi n'umunsi mukuru muzi ariko n'ijambo ry'Imana rijya rivugaho rijya rivuga ku bantu b'abamama
kujyana na Mother's Day, kuko ijambo ry'Imana ngo turizi dufitemo abamama benshi banditsemo benshi cyane, ariko dufitemo n'ab'ingenzi bagiye banubaha Imana ikagenda ikora ibintu bikomeye kugira ngo yerekane ubushobozi cyangwa se ububasha bafite mu buzima bwa kino gihe, ubuzima tubayemo, cyangwa uruhande bafite mu buzima bw'ijambo ry'Imana mu bijyanye n'imibereho y'umwana w'umuntu mu buryo bw'ubumana. Amina, haleluya. Murazi ko ikintu cya mbere twavuga ngaha dushaka kuvuga ko kuri Mariya nyina wa Yesu, kuko ni umumama ari mu rwego rukomeye, kuko Imana yaramwitondeye, ni ukuri akorera Imana imuhesha icyubahiro. Icyo tujya dusaba umuntu wese yitwa umumama aho ari hose akimenya, ajya agirira umugisha, Imana ijya imwitaho cyane. Uyu Mariya nyina wa Yesu ni umwana yakuze yubaha Imana, noneho n'ababyeyi be babahaga Imana cyane. Imana imaze kubona ukuntu abayeho iramwiringira, iramutoranya mu bandi bose bari bahari, ateraniye nzanyuzamo umukiza uzatabara isi. Amen. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yatubwira ngo abana b'abakobwa kubera ko baba batangiye gukura ngo bajye barindwa ibihe cyane kuva ku myaka 12, kuko Mariya nyina wa Yesu yabyaye Yesu afite imyaka itarenze 14. Urumva ko n'abana baranga bajya bavuga ko ari ku myaka 13 cyangwa 14. Abana b'abakobwa kuva iyo myaka babatangiye kugira mu rundi rwego. Amina. Niyo mpamvu umwana iyo yiringiye ijambo ry'Imana akizera Imana ku iyo myaka, rwose Imana imurebesha ijisho ryiza. Iyo atagende uburyo bw'Imana, Imana imurebesha ijisho rikomeye. Amina, haleluya. Uwo ni umumama wa mbere dushaka kuvuga, tuva kwa mama bane cyane. Dushaka kujya kuri Elizabeth, n'umumama w'intangarugero ku bamama bahari kino gihe. Elizabeth muzi ko ari we wabyaye Yohana Umubatiza. Amina. Elizabeth yabyaye Yohana Umubatiza, murabizi ko byageze, ntabwo twabikomezaho cyane, ariko byose bajya babigererwaho babuze abana, barabuze imbyaro, Imana ikabakorera ibitangaza, nuko bubaha Imana, nuko baha Imana bagakora ibyo Imana ishaka, bagakora ibyo Imana ikunda. Amina, haleluya. Maze Imana ibitaho, irabarengera. Ubundi mama wa gatatu dushaka kuvugaho gato ni Ana. Mama Ana murabizi, inkuru ze murazizi, niwe wabyaye Samuel. Murazi ibibazo yahuye nabyo, ntabwo twabivuga ngo tujye biro, ariko nkwereka uburyo abamama iyo bizeye Imana, bari mu Mana, Imana igikora ibitangaza. Aba bamama, uyu Ana yarasenze Imana, akajya mu nzu y'Imana agasenga Imana, kubera Imana imwumva, imuha umwana Samuel. Dushaka kuvuga Sara muramuzi, umugore wa Abrahamu. Murazi yabayemo ibihe birebire, aho yegera Imana, nubwo tujya tugira imbaraga nke tukagira intege nke, ariko yabaye mu bihe n'Imana kugeza ku myaka myinshi cyane, imyaka 90. Murayumva ko yarageze kure ku myaka y'ubu. Ujya wona umuntu w'iki ufite imyaka 90, murabona ukuntu angana, kuko uyu Sara umuntu abashije kurama imyaka irenze 120 ho gato mu miramire. Yarengeje imyaka 120 ho gato, ariko yabonye umwana afite ku myaka 90. Umugabo we Abrahamu we yabashije kugeza ku myaka 150, yapfuye nyuma y'umugore we Sara imyaka irenzeho 30 ho gato. Amen. No kuvuga ko abantu bose Sara muswageze akabyara Isaka, ariko mubyara n'iyo myaka mu bihe bikomeye cyane, ariko kuba kwiringira Imana byose birashoboka. Niyo mpamvu abamama bagomba kujya, twifuza ko n'abantu bakagombye kumenya umwanya uruhare bafite runini mu buzima bw'ingo, mu buzima bwose. Umumama ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye muri sosiyete. Izina umumama ni ikintu gikomeye mu rugo, izina umumama haba mu rusengero ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Ni ukuri tugiye gusaba mama kuno munsi uwitwa umumama wese, cyangwa se abita abari n'abategarugori, no munsi mukuru wabo w'abari n'abategarugori, abategarugori rwose uno munsi
iwanyu ariko mujye muzirikana umunsi mukora mutekereza ku ijambo ry'Imana ukuntu ivuga ukuntu bigomba kugenda nayo nabo bamatu baje kuvuga muri kano kanya uburyo bworoshe. Noneho tugiye kureba ijambo ry'Imana rivuga ku minsi kuno munsi mirongo ishobora kudufasha kugira ngo tubashe kuganira neza. Amen. Bwikirana ariko no kwibukanya gusa ariko n'umunsi wo kwishima hamwe n'abamama abari n'abategarugori. Imana ibamugisha n'umunsi w'abari n'abategarugori. Imana ibamugisha aho muri mwese n'ukuri. Imana ibamugisha uko mungana kose impande zine z'isi mukomeze mugubwe neza n'uno munsi wanyu. Amen. Ariko n'indi minsi mumurima ko n'umunsi rusange baba bateganije gusa kugira ati abamama bose bagira umunsi uri hamwe. Reka turebe ijambo ry'Imana rito cyane kuno munsi kuko n'umunsi wa mama. Let's enjoy abaryoherwa umunsi. Reka turebe ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi. Zaburi ya 113. Zaburi za 113 zeko ntavuga mesashimwe 113 umurongo waho wa 9. Reka turebe dusome izina rya Yesu ngo uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye ari nyina w'abahungu. Amena. Ngo uwari ingumba, Yesu ashimwe cyane. Uwari ingumba bene data, uwari ingumba bamama namwe bategarugori abari namwe bategarugori namwe bari mwiteze kuzakuzubaka izanyu mu minsi iri imbere. Amina. Hari abarwubatse ejo hashize tariki 7 kwa gatandatu nabo bumve ko bari mu bamama babwirwa hano ijambo ry'Imana yavuze ngo uwari ingumba mu nzu ye abamaze kubaka izo bamaze gushaka uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye. Biragira iyo wizeye Imana mwene data mu mama ahantu uri ushaka utarabona umwana utarashaka kubona umwana ariko igihe kirahari nk'abumvise isomo twize mu cyumweru gishize. Hari iminsi ibiri yawe, hari umunsi wa gatatu uzahagurutswa ugatabarwa ukicarana n'Imana. Amina. Haleluya. Nukuvuga isomo twari twise ngo umubare 3 imbaraga zawo. Amen. Na hano rero bwiwe ngo uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye. Amina. Haleluya. Ari nyina w'abahungu. Tumaze ko mama hano hejuru. Amina. Tubonye Sara, twabonye Hana, twabonye Elizabeth, nkabonye inkuru zamurazizi ariko byagize abahabwa abana b'abahungu n'ukuri barishima. Amina. Haleluya. Umva ko Imana yacu irakora. Imana yacu ni imbabazi. Imana yacu irakomeye. Igitwita amarya n'amaza amayona nijoro ikatwitaho upfa kuyiringira gusa ukashira ku mutima wawe. Imana yacu ikora ibikomeye. Amina. Haleluya. N'ukuri bamama aho muri mwese mwamaze kugira mufite ikibazo n'ukuri mujye mumva ko Imana ibari iteka ejo cyangwa ejo bundi. Uriya minsi ibiri, uriya munsi wa gatatu nugira wawe Imana izaguhagurutsa igushimisha nawe ugire ube nyina w'abahungu. Amina. Haleluya. Ijambo ryiza cyane rifasha kuno munsi w'abamama abafite ibyo bibazo n'abafite umenye uko muri abana mufata ingo zanyu ko nimwe muzubatse. Usomye ijambo ry'Imana irabitubwira cyane. Amina. Haleluya. Ariko mu mama ufite icyo kibazo utarabasha kubona umwana ntucike intege. Sara twabonye ko yabyaye umwana, yabyaye Isaka ku myaka 90. Amina. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro ariko ntiyataye Imana. We komeza wizere Imana nawe Imana iguhaye isezerano kugira ngo uwari ingumba mu nzu ye imuha kuyibamo yishimye. Nawe ugiye kuha inzu yawe uyibemo wishimye ufite ibyishimo n'umunezero ari ube nyina w'abahungu. Amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe irindi jambo ryanditse muri Yesaya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo tuvuga amagambo menshi no munsi. Ijambo ryanditse muri Yesaya 36 umurongo waho wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dusome avuga ngo nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we
niko nzabahumuriza, muzahumurizwa i Yerusalemu. Amen. Umva isezerano Imana ikomeje gutanga bene data kuno munsi, ngo nkuko nyina w'umwana. Bamama uno munsi ngo nkuko nyina uhumurizwa, mujye muhumuriza abana ibihe byose, mujye muhumuriza abana, kuko ijambo ry'Imana yikusebye hariya mu migani rikubwira ko umugore mwiza ngo ujye umuhabwa n'Uwiteka. Reka mujye muba abagore batanzwe n'Uwiteka, umenye mu ngo zanyu ko bigenda, umenye mu ngo zanyu ko bigomba guhagarara ku bana, ku muryango wose muri rusange, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo mama aterenye gato habaye ikibazo n'urwo rugo barupfuye. Ni nk'uko tutakongera kubona abashyitsi baza kugenderera umumama abaye ingare mu rugo, abaye ikidakoreka, abaye gukora ibidakwiriye, rwose urugo ntabwo rwagenda. Kuko umugabo uko ari kose, ariko mama umenye ko urugo ari ugomba kurukontorora, ukamenya ko igomba guhagarara ko bigenda. Kuko nugira abashyitsi ntabwo umugabo azajya mu gikoni, we mugore niwe uzajya mu gikoni, ntuzamenye ko twakira abashyitsi, ntuzamenye ko abashyitsi bagomba kwicara. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Jya uba umunyabwenge. Umumama nakwifuza ko uno munsi ku umunyabwenge, ukamenya ko ibintu byose bigomba kugenda mu rugo rwawe. Ariko ijambo ry'Imana nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana, amena, ngo niko nzabahumuriza. Natwe twese muri rusange niko Imana izaduhumuriza. Umumama niko Imana iraguhumurije kuno munsi, ikibazo wawe uri kumwe nacyo iraguhumurije. Kandi natwe Imana ishaka kuduhumuriza nk'abagabo, abasore, Imana yaduhumuriza, igomba kuduhumuriza ibihe byose. Amina. Ngo niko nzabahumuriza, muzahumurizwa he, kandi twembi tuzahumuririzwa he i Yerusalemu. Amina. Yesu ashimwe cyane. Tuzahumurizwa i Yerusalemu. Niyo mpamvu reka ujye mwene mama uno munsi uhumure ibyo byose, uhumure. Ijambo ryariya muri Zaburi ritubwiye ngo umva wari ubabaye, imuhaye kwishima, ufite abahungu, none nahamwe ubwiwe ngo uzahumurizwa he i Yerusalemu. Mu mama rwose uno munsi ikibazo wawe ufite uhumure, kigendemo neza, umwana uzamubona. Nkuko bano bamama ba Sara, ba Ana na ba Elizabeth bababonye, na Mariya umwana abanje kubyara umwana w'umuhungu. Amina, haleluya. Umwana w'umuhungu Yesu Kristo, umucunguzi wacu, yadupfire ku musaraba w'Igorogota. Wumva agaciro bamama, Imana irahari, Imana y'ubuntu n'imbabazi, kandi Imana itwitaho amanywa na nijoro, itwitaho ibihe byose. Umunsi wabere mwiza. Reka dusozereze mu ijambo ryanditse mu migani 31. Mose dufite amagambo make cyane ya mugani 31. Dusome izina rya Yesu cyo kwavuga Imana umwami Lewueli yahawe, inama umwami Lewueli yahawe. Niko umutwe w'ijambo uvuga. Migani 31 umurongo wa 10, dushime n'umugore wa 11. Ariko umutwe w'indi mu ijambo mutuvuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Amina, haleluya. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Reka bamama mugira amashimwe mu mitima yanyu, mugira amashimwe mu mitima yanyu, ugira umutima ufite ishimwe rikomeye. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Bamama muba abagore bafite imitima ifite amashimwe yuzuye ubuntu n'imbabazi. Amen. Imana ibahe icyubahiro bamama, kandi yarakibahaye. Dusomye kuva ariya mu itangiriro, umumama ni umuntu Imana ikunda cyane, nubwo hagiye aba byinshi, yagiye azana byinshi atuma habaho ibintu byinshi, ariko umumama, bene mama, Imana irakunda umumama cyane. Ikintu yasezeranye, kuko itanga Mariya ngo abyare Yesu Kristo cyari cyizere Imana yo guhebira umuntu w'umumama kandi gikomeye. Amen. Ijambo ry'Imana yamo. Reka dusome rero hano ku murongo wa 10 tugeze 12. Ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Bamama umva, umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro.
umumama w'imico myiza azi kumenya urugo rw'uko mba rugenda, agomba kumenya gufata urugo rwiza. Umva agaciro ke karakomeye, agaciro kawe mu mama karakomeye kuno munsi. Umve ko gakomeye cyane, ufite umutima ufite ishimwe, nibuzi ufite urugo rwawe urwubahisha. Amen, haleluya. Ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Iyo uteye uko nguko mu mama, umutima w'umugabo wawe uhora ukwiringira iteka. Ntabwo wa mugore ujya uteza ibibazo umugabo, ugasanga umugabo yama yahangayitse ku bwawe mugore. Ijambo ry'Imana umenye urugo rwawe, umenye ibyo ugomba gukora, kuko ijambo ry'Imana vanga iyo umugore abaye mubi, ngiyo ugize umugore ngo gipfa mutima wikibura bwenge, ayi Imana ivuga ngo mugabo ngo ujye umenya ko ngo n'urubyaro uzamuvanaho nta nicyo rizakumarira, ngo ntacyo uteze kumuvana na kimwe. No kubera iki? Kubera umumama gukura kw'abana ni baba hafi y'abana, ibyo ashatse nibyo abatoza, niwe uboza, niwe bategurira imyenda, niwe batekera, akabagaburira everything. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umugore w'ikiburabwenge, umugore w'ikiburabwenge, ngo umugabo ngo ntibiteke ko n'urubyaro uzamuvanaho, kuko hari icyo uzaramuramo. Bamama, Imana idufashe, Imana ibafashe, mwaba mama bafite imitima y'amashimwe. Ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Mwaba mama bafite imitima batuma imitima y'abagabo babo ihora ibishimira iteka. Amen. Ngo kandi ntazabura kunguka. Umva uhita nunguka, ubone inyungu ihita iboneka. Iyi ni ijambo ry'Imana ribihamye. Ngo ahora amugirira neza, amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Amina. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Uve mama, yubahishije umugabo wawe, yifashe urugo neza, ukamugara utoza imico myiza abana. Umva ngahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Imana idufashe. Bamama uno munsi Imana ibafashe. Twarimo twibukiranya, ukomeje gusoma ni byinshi, ntabwo twanabirangiza. Hano no kubizamo ku munsi kugira ngo tujyane n'umunsi twumve ibihe turimo uko bihagaze. Ariko wumve ko mu mama b'umugore ufite umutima ufite amashimwe yo gushimira Imana, kugira ngo umugabo wawe azajya ahora kwishimira. Amena. Wa mwari we witegeye gushinga urugo rwawe, itoza ijambo ry'Imana, uzamenye urugo rwawe, uzamenye kuzarira abantu, ibintu bizagende neza. Amen. Abategarugori babirimo, ahubwo babanyabwenge, bagire nk'uko umutwe ijambo ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Iyo ufite umutima, y'amashimwe yose aguhoraho iteka ryose. Mwabarimye namwe mwitegure kugira imitima izashimisha abo muzubakana, abagabo banyu, kugira muzahore mwishimirwa iteka ryose. Yesu abamugisha, Yesu abagire neza, abane n'abanyu no mu byanyu, abiteho muri byose. Shalom, shalom. Ngo tuzongera mu cyumweru gitaha, Imana ihatugeza kandi izabikora, kandi uko izabona bikwiriye niko izabigenza. Ibyayo bihora ari bizima iteka ryose. Amen.
Oh